yicina TikTok man ugitaka haga nawe uje nama YouTube channel ngura kamera nzahisho ndagaza mani ndabacomba sezera tu Motari WhatsApp bro Wese ngo birapfira ibintu ni wanene Wese wowe n'umugenzi komona mwumiye kuri moto na mwagezaho mugiye mwahayobewe abamotari b'iminsi baraguze ndamubwira ngeze igikondo nkabona njanye kuri kafe oya dore ikibazo aho kiri ikibazo suku umugezi igikondo umukoboyi arampa 800 aha duturutse bahita za Karembure za Karembure ese motari twumvikana none arashaka mugezi igikondo ku mafaranga 800 abamotari b'iminsi ye twari twavuganye ko ngiye kumugeza Sonatibe akama 700 none arambwiye ngo ampe 800 ngo mpite nkomerezaho mugezi ese motari umuntu ugiye uvuye Karembure agiye igikondo ubundi muje Sonatibe ngo bigende gusa we wabimbwiye yabwiye ko mugeza Sonatibe gahanda kahagenda n'amaguru uko yari kundaburiza ngo nimugeze ngo za gikondo ngo yongereho 100 nese wangejeje wabi erega iyi amafaranga 100 siyo wakongeraho ngo umuntu none se wowe uyamariye mani nese kuri moto y'amashanyarazi y'umuriro sha nanubwo aho umuntu rifu neze kambabaze mwumva ko uwo muriro wo tuwufata umuriro rero ntabwo yenze nka essence ntabwo yenze nka essence wapi essence bayishyura nga essence se litiro buri 850 batiri ifatirwa nga batiri nanga batiri yuzuye 100 ni icyatanu iyo harimo 100 gahibaze kambyemere niyo yaba ari icyatanu akanyuma rifuti kubana ari butware mu dukomeze tubare motari tubwire wowe reka nze moto yuzuye umuriro igenda ibirometero binga yuzuye umuriro kilometero se mba nabibaza ahumba nanukabizi ngewe reka nze abagenzi banga iyi moto yakozwe n'umuzungu iby'umuzungu ntago tubyitaho nashaka wari umwirabura reka nkwereke ahubwo reka nkubaze kuri batiri iyi moto icyo nicyo ushaka ko ngusobanurira iyi moto ibifitemo initi 100 initi 100 kandi izo unit 100 tuvuge kuva hano kumuvana Karembure kumugeza hano Sonatibe nkoresheje inite 9 none ubwo nagaye ku mafaranga 700 yego nese ubuho urumva ku inite 100 nafashe nishyuye ibihumbi 2 haumva nindamuka mugejeje igikondo ndakoresha izindi nite 10 zibe 17 ngaho kuba nayo mafaranga urumva kuba nayo mafaranga hanyuma izo nite 17 unzagagaza amafaranga anga zagahagaza amafaranga 1,700 inite imwe n'ijana abamotari niyo mafaranga waba ukoreye ukumva ko wayakoreye ariko ntibikunda ariko nago munyurwa aho no kutanyurwa agiye kuma 700 urumva ku inite 10 ngiye nakoresheje abantu bafite karikatiste bandebe niba inite 100 iminite imwe ari 100 ari bwo batira ikora amafaranga angahera nkubira 10 se nta muri urasigazamo kugeza kuri station bitukuraho inite 20 urasigazamo kugira ugere kuri station muri Kigali zirahuze amafaranga 200 ubwo amafaranga 200 avuye 200 biva 200 bwasigaye bo mu 8 araba none n'abantu twarira 2 na 3 n'icyata uwo natwariye 2 n'ubundi namukoresheje inite 20 zinarenga none se motari kanje nemwe abanyamakuru mwe ibyo mutubaza reka ibyo bintu ntibintu motari nawe tuje gusanga wiba bagenzi ntago mbiba wese ni mutabiyo muri ibyo 8 nago wahamo n'umuntu n'umugenzi muri ibyo 8 ndakuramo perisoma ya bitanu ibaze ko ku munsi nta n'umuntu hari nta muntu kiziroba buri wese asigaze nta n'umuntu hari y'urugendo by'ura n'Rwamagana ndakuraho 5,000 bya boss hasigare bingahe 2,000 bine uretse abatatu beke bine nariye ngahe ipura ni 2 igihumbi wowe naho utarya muri naho utarya muri restaurant igihumbi ibiryo by'amake ni icyatanu ni igihumbi nago wakirenza kambyemere ko barurira igihumbi reka byemere ko barurira igihumbi ibyo birayi byo ya mavuta iki baba babikuye kugira bakwarure ku gihumbi Nusuna restaurant Kigali za rurira igihumbi katubyemere ni igihumbi fata icyo gihumbi
niba nari igihumbi mu gitondo ubu tuvuge ko bigeze izi saha saa nijoro urarya ikindi igihumbi si ibihumbi bibiri iyo ni ekonomi yawe utubwiye amafaranga uhita ukuraho bibiri ndiye kuri bya bihumbi bine hasigaye anga ibihumbi bibiri hasigaye ibindi bibiri wasoje uretse nanjye ngo hose utarajya kure ko twabaza inite za batiri imwe ku munsi ufata batiri imwe yonyine mbese warenza batiri ebyiri ushobora no gufata eshatu n'eshanu wazifata reka bitewe n'abakiriya reka dufate urugero ukoresheje eshatu abo bagenzi uba wabakuye he ku munsi ubwo ufashe eshatu muri Kigali watwaye abagenzi umumotari wo muri Kigali udatwara abagenzi barenga 50 ku munsi ntabwo bibaho 50 kurema abasex kurema waseka isana wagenze hagufiya nta umuro mwinshi wakoresheje abakoresheje initi okay kambyemere ayo mafaranga yose mwabaze ukurema assurance ukuremo autorisation ndio yamwe mu bibara gucyo ngo yayakorera reka tubare turaje uretse turabara twese ko twize imibare no twaje gusanga byibuye ukoresheje batiri nkeya ku munsi n'eshatu nizo ubu dukoresheje eshatu iyo twakoresheje yari nyinshi n'ebyiri uwakabije akoresha eshatu ku munsi nta umuntu ukoresha nyinshi niwe nizakoresha none bose mwe murumva bibaho ibyo bintu murumva bibaho ko wakoresha batiri eshatu inyinshi aba ari eshatu none muri weekend urabona abantu boma mbabeshya muzabaza abandi bamotari muramuke uretse kugenda